Reka dushimire buri wese ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Sel TV, twizera ko umeze neza mu bice byose urimo, yaba ari mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Yes, nk'uko mubizi rero Sel TV ntabwo itenguha, ndababwiye ko tutazabatenguha. Mu kanya nimo babwira ko ngiye gukomeza kubashakira izindi nkuru zimeze neza cyangwa se zirimo zagenda zivugwa muri iyi ntangiriro y'cyumweru, ariko navuga ko inkuru zo zirahari, niyo mpamvu tubadore kugira ngo dusangize abadukurikirana bimwe biba bigenda bikorwa cyangwa se bivugwa haba kuri social medias cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye cyane. Ngira ngo rero inkuru tugiye kubabwira ni inkuru navuga ko irimo iratrendinga akakanya rwose, inkuru isa nkaho imenyekanye muri aya masaha atarenze mu masaha gutyo. Ni inkuru navuga ko itaza kuza gushimisha cyane abafana b'umuziki nyarwanda, ahangaha cyane cyane nyine abakunda umuziki umuhanzi umwe ngiye kubabwira mu kanya, cyane ko inkuru tugiye kuvuga ari we yibandaho. Ngira ngo umuhanzi Meddy muramuzi, ni umuhanzi umaze kugira izina risa nk'irikomeye cyane, kubera ko uretse kuba ibikorwa bye bizwi hano mu Rwanda no muri East Africa ndetse no hanze yaho birazwi, ndetse nkavuga ko muri no minsi arimo arakorera umuziki we muri Afrika muri rusange ndetse no hanze yaho, ndetse akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri no minsi akaba yari mu Rwanda mu bitaramo bitandukanye agenda hakorera, haba ari mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Nababwira ko rero amakuru y'umuhanzi Meddy atari amakuru meza cyane, kubera ko Meddy yamaze gutabwa muri yombi. Meddy atawe muri yombi hagana saa 8 z'ijoro, aho yari atwaye imodoka yanyoye inzoga. Angaha ngira ngo polisi nyine ise imufunga. Ibi kandi byemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, ngira ngo yabwiye itangazamakuru ko uyu muhanzi yari yafunzwe kubera gutwara yanyoye ibisindisha. Ngira ngo nta makuru atari meza cyane ku bafana b'umuziki nyarwanda, ariko nta kundi cyane bakwiriye kubyakira. Ngira ngo angaha Meddy yafatiwe i Remera hari mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Nk'uko mubizi, amategeko ateganya ko umuntu wese ufashwe atwaye imodoka yanyoye ibisindisha afungwa iminsi 5 ndetse akanatanga ihazabu y'amafaranga 150. Ngira ngo rero ahangaha Meddy aza kubatanga amafaranga ndetse ayimare mu gihome. Ahangaha rero ngira ngo polisi yakomeje gusaba abatwara ibinyabiziga ko bakwiriye kwirinda gutwara banyoye ibisindisha, kuko bigira ingaruka kuri ndetse n'abandi bakoresha umuhanda. Ngira ngo ni ibintu bimaze igihe kinini cyane bivugwa. Ngira ngo byatumye na polisi itangiza gahunda ya yisegera y'amahoro, aho barimo baca impanuka zo mu muhanda. Ahangaha rero Meddy, umuhanzi Meddy usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yageze muri Afrika, ngira ngo ni muri Kanama muri 2019 nibwo yageze muri Afrika. Akaba yaritabiye igitaramo yagombaga gukorera muri Seychelles mu ntangiriro za Nzeri 2019. Nanone yitabiye igitaramo cyiswe kwita izina concert. Ngira ngo ahangaha yagihuriyemo n'umuhanzi w'umunyamerika niyo. Nyuma yaho yakora igitaramo muri Kenya, ndetse aza no gusubira muri Seychelles ahataramira bwa kabiri. Ngira ngo rero tariki ya 9 kwakira yari umwe mu bataramiye muri Youth Connect concert hamwe n'umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria, nyine ubwo nta wundi ni Pato Ranking. Ngira ngo rero ayo niyo makuru navuga ko wenda ya Meddy muri no minsi hano muri Afrika, ariko nanone navuga ko kuri uyu munsi mu ijoro ryakeye bitamuhiriye, kubera ko yaje kugira gutya nyine atabwa muri yombi kubera ibisindisha. Birumvikana nyine polisi yagombaga kumufata kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Nababwira ko rero ni inkuru itari buze kuza gushimisha abafana b'umuhanzi Meddy, cyane ko nyine iyi minsi agiye kuba yimaze hariya mu gihome. Ariko nta kundi kubera ko nyine iyo wangije ibyo itegeko riteganya byanze bikunze riraguhonyora. Ngira ngo rero na Meddy nuko bigiye kugenda, ngira ngo araza kuza kubera urugero abandi bantu bashobora kuba batwara ibinyabiziga bitari bitandukanye basinze. Niyo nkuru rero ndimo ndabashakira.
nkuko mpamvu Sel TV ntabwo igiye batengwa nyine bigenda bashakira inkuru zimo zira trendinga zijyanye n'imibereho y'abaturage, ubuzima bw'ibyamamare bigiye bitandukanye, cyangwa se uko basanzwe babayeho cyangwa se nuko bariho, ndetse tutanibagiwe ko nyine tuba tugenda tunabashakira n'izindi nkuru zigenda zivuga ku bintu bitandukanye, cyangwa se zireba ibintu nyaburanga biri hano mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo dukomeze tumenyekanishe u Rwanda muri rusange. Ngaho rero komeza ukore subscribe nkuko tuhora tubabwira, ndetse unashyire comment yawe hari hasi kugira ngo ukomeze ubonere inkuru zimeze neza cyane biturutse ku bitekerezo byiza ndetse n'inyunganizo waduhaye. Reka kandi wowe udukurikiranye ntiwibagirwe kuza gukora subscribe nguze no gukora kuri ka kazogera, kugira ngo buri ko dushyizeho inkuru yacu ujye ubona notification ikubwira ikintu gishya kigezweho, cyangwa se ikupdatinga ku nkuru nshya tuba twamaze gushyiraho. Komeza ukore subscribe rero, ngewe n'ubundi ndacyabashakira inkuru zigiye zimeze neza cyane, zitomoye, zinonosoye, ubwo nahamukanye. Ciao.